Clementina nta mpeta wambaye, Pastor Justin nta mpeta yambaye, mwese nta mpeta mwambaye. Pastor Justin, biravugwa yuko muri iyi minsi ngo umugore yaba yaragiye, hanyuma ngo ukaba warabonye uyu mugore ari we mugore ugiye kurongora wo mu karere ka Bugesera. Madamu ubundi ari mu rugo arahari? Oya, icyo nkubaza ni kimwe. Yego. Jewe sindi umukozi w'umuntu uwo ari we wese, nkora kuri cano yanjye. C'est tout. Suko nkubwiye? Mubwiye ko niba uri umukozi ngaho bose nakwirukana. Banza wumve. Yego. Niba ndi umukozi uzi kari nyirayo, nanyirukane rimwe kabiri gatatu ahita yinkuraho, kandi niba ari unyiri wowe uzi nyirayo mubwira zo nyirukane. Umubwiye ngo kandi umubwiye ngo munyira kabiwa nk'abari utamwirukana, uraba utari umukoresha wa korode. Barakwirukana. Cyane amateko hirya wa muto. Oya, ntabwo azaje kuri kamera bivugiraho, ntabwo uri umuvugizi we. Oya, nturi umuvugizi we baye. Clementina we yarankunze. Ariko sinzi urukundo yankunze ari uruhe nyine. Yewe Yesu yankunze. Kubera yuko yewe Yesu yangiriye neza. N'ibimenyetso binyereka yuko ankunda. Ajya mpostinga. Yego. Ajya anyandikira, ntibwakwira atanyandikiye. Ubwo nyine ndi kugira ngo sikite umutima uze kumuri. Urumva ajya ni urashaka ko sikite nawe umuse w'iki kiganiro umutima uzamurya cyane. Ajya ntibwaca. Ntakubeshye uyu mugore. Kureba Justin ukareba Clementina wagira ngo ni couple. Nyine banza wumve impamvu jewe ndimo ndareba hano kuri kamera, namwe mwicaye imbere. Iyo ubireba kuri kamera, je ni mureba ninza kwireba mu kiganiro nkasanga ibintu niterebye ndahita mfata yitatu amasengesho yitatu. Nanjye mvuze ko bibaye ngombwa nta kintu kidashoboka. Nta kidashoboka. Pastor Justin imiryango irakinze. Byabaye ngombwa. Nta kidashoboka. Ubwo byabaye ngombwa. Byabaye ngombwa. Byabaye ngombwa. Nyine byabaye ngombwa. Noneho rero ubwo bibaye ngombwa. Muramutse mwirebye muri kamera ziri hano mukireba uko musa ubwabyo n'ibindi bindi. Pastor Justin rero Bishop Gerard na Pastor Mutesi 14 na 5. Yego. Indirimbo y'ikirura niyo nari. Ikirura iriya yaje nyine kutarya hiti cyane. Kwa ko nakundaga kuyiririmba nanjye nkumva ndi kwisenya. Nakundaga kuyiririmba nkumva nanjye harimo ubuhanuzi bwanjye bituma mera nk'uyanga. Ariko kuri stage cyane ko buriya stage iyo uyigezeho wiyambaza indirimbo zikunzwe kabiri. Zishobora kuba ziri muri style yo kwihuta. Bitewe n'abantu bakuri imbere. Rero kubera ikirura yari reggae bigoranye ko yahita ifata kuri stage. Ndabasuhuje kandi tubahaye n'ikaze mwe mukunda ibiganiro byacu mukabikurikirana umunsi ku wundi. Ikaze TV Rwanda, Sikitu Gasabo TV, Ukuri Nyako TV, Ekarame Nanone TV. Turabasuhuje mwese, tubahaye ikaze mwebwe muri mu Rwanda, mwebwe muri mu bihugu bya EAC, muri East Africa, abari muri Afrika, mu bihugu bya Europe, Bwongerezaho, Canada, Amerika, Australia, mwese turabiyegereje. Ikaze gusa. Inyuma ya kamera rero turi kumwe n'abakameramani, imbere ya kamera ntangiye kuvugishwa. Imbere ya kamera turi kumwe n'umushumba Reverend Prophete cyangwa se umuhanuzi Reverend Justin Hakizimana. Amahoro y'Imana Pastor Justin. Amahoro y'Imana abane n'abadukurikiranye. Umeze neza? Umeze neza? Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza cyane. Amakuru y'iminsi ni meza cyane. Hanyuma mu majyepfo mumeze neza? Majyepfo tumeze neza. Ni amahoro. Ngiye no kwimuka kuri itariki Kanyihorere. Kubera icyo utayivuze se? Kubera babandi? Babandi Paulo yavuze? Bari ntacyo bagutwara. Oya. Gusa ngiye kwimuka ko abantu barabizi ko natangiye kubaka. Kandi nimba naratangiye kubaka birumvikana ko ngomba kwegera icumbi rihoraho. Icumbi rihoraho. Kugira ngo mbashe kubikurikirana neza. None se Pastor Justin, uyu mwicaranye ninde? Hari abantu bashobora kubibona bakaba bati Justin yashatse umugore wa kabiri. Uyu ni umugore wa kabiri wa Pastor Justin. Umugore mwiza, ukeye, ariko ubwiza bwe simbuzi inzu ndimo ndareba umubiri. Hari umuntu wabwiye undi ati ufite umugore afite ubwiza. Hari umuntu wabwiye umugore wa Karosi ngo ufite umugore mwiza afite ubwiza. Uyu nguyu yitwa Kirere. Ariko imiterere ya Kirere ari mu bantu ntakunda.
Aha. Kare turakwakiriye muri iki kiganiro Clementine. karame Amakuru ki? amakuru ni meza cyane Wakwita nde? amazina yanjye y'ababyeyi banyise ni Uwineza Clementine. Uwineza Clementine. Yego. Uwineza Clementine ni atura hehe? Ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Yego. Mu karere ka Bugesera ariko umurenge ni na munini wa Nyamata ntunabukinishe. Umuntu ashobora kuza ashaka umuntu mu murenge wa Nyamata iminsi ngaha mushakisha n'ukwezi kwashira ataranamubona kwanarenga. Pastor Claude akaba ari umuturanyi wanjye. Ndakubwiza oya jewe nuwaza baza wese yahita mbona ariko nkayo kupfa kukubona. Ndi kuvuga muri Nyamata muri rusange. Muri Nyamata muri rusange. Clementine rero ku bantu batakumenyereye Clementine ubundi ni muntu ki? Ni umuhanzi, ni umunyamasengesho. Clementine ubundi wicaye hano mu kiganiro wicaye hano nkande? Nicaye hano nka Clementine Uwineza umubyeyi. Nkicara hano nk'umuntu w'umuramyi, umumama w'umuramyi w'umuhanzi. Uririmba indirimbo ziramya Imana zinahimbaza Imana. Yego. Hari ni radio abantu nibumva ni radio yarivuze hano hirya gato. Yego. Clementine nta mpeta wambaye, Pastor Justin nta mpeta yambaye. Mwese nta mpeta mwambaye. Pastor Justin biravugwa yuko muri iyi minsi umugore yaba yaragiye hanyuma ngo ukaba warabonye uyu mugore ari we mugore ugiye kurongora wo mu karere ka Bugesera. Madamu bundi ari mu rugo arahari? Madamu wanjye arahari tugiye no kwibaruka. None ibivugwa ni ukubeshya n'ibihuha. Bivugwa gute? Nyine ibyo abantu bavuga kuko hari abantu babonye uyu mugore mu kiganiro kuri nyako. Erega urumva ngewe kukuri nyako abantu bose bakugana. Ni commentaire nabonye. Uyu mugore muraberanye Justin ngo uyu niwe mugore ugiye kurongora. Nyine uri kumva abantu baba bavuga ibyo ni commentaire baba barota inzozi z'imiruho zitazasohora. Ariko kuko buriya muri comment rega abantu niho bidagadurira. Niho umuntu avugira ibyo ashaka. Comment nge ni hatukanira ni hashimira comment ni ubamba nzizi buriya hari n'abantu bandika ama comment tukabyakira gutyo nyine ntigire icyo yaguhungabanya. Nge nta nubwo nkijya nsiba ama comment ndayareka ibyo yavuga byose serame mushoza kubera ko ngewe ndi Justin aho kuri nyako Imana igukuye n'abantu ndahazi. Hari abantu rero bakanze zira sub ubona hari n'abandi bagikomeje kuzikana. Ejo bundi abantu 10 bakweho sub zabo. Yego. Hahita hajyaho sabu 50. Abantu bakwe abantu 10. Bakweho sabu zabo. Hahita hajyaho sabu 50. Bo bakizikuraho. Abandi 50 bazishyiraho. Bivuga ngo rero niko bimeze n'ubundi ku mayo. Bivuga ngo ni nka bisi. Buriya bisi muri bisi. Urumva ari umuntu ukanda sabu ngo kuko watutse korode. Undi agakanda sabu ngo kuko uvugiye mutesi. Undi agakanda nyindi abantu bagendera mu kigare gutyo abari akajagari kuri YouTube. Uretse twe bavuga ngo nta juru tugira bo nikuzimu ntibazahabona. Ntabwo babizi. Ntabwo babizi. Bajye bubaha amavuta. Yego, iyo ukoze sabu ubushyigikiye umuntu. Yego. Kandi gushyigikira umuntu ntibivuze ko ushyigikiye ukunda. Ndatekereza ibyo bintu babyumva. Uyu munsi wa none kuba igihugu cyacu kimakaje ijambo ryitwa ndi umunyarwanda. N'umuntu uko kagahita abandi umunyarwanda. Yego. Suko abantu bose bari bakundanye ariko habaye ikintu bita ubumwe n'iki n'ubwiyunge. Yego. Abantu bagenda babana neza. Ibintu birakomera bigenda neza cyane. Rero wakurosabu iki wapi. Nimba Imana yavuze ngo kuri nyako kuzagera uzahagera. Atangiye avuga ngo ntasenyisa ngeze mu 8 ejo ndi ndinjira mu 9. Neza. Pastor Justin abantu bashobora kukubona uwicaranye na Clementine bakavuga bati mbega umugabo n'umugore baberanye mama kandi batazi umugore wa Justin wariwe batazi umugabo wa Clementine wariwe bati mbega umugabo n'umugore baberanye dore Ezekiel nawe ari aranyihamagaza mbwira ubusa arashaka hiki Ezekiel Ikaze TV Rwanda nyihamagaye ndi mu kiganiro nanjye ndi mu kiganiro na Justin ari kumwe n'umugore mwiza usobanutse mu kiganiro Ibintu ni bibiri Bishop Gerard maze kumuvugisha Yego ndi mu kiganiro arambwiye ngo ntabwo ushinzwe kugenzura ibye sawa icyo kirumvikanye icya kabiri ikindi cya kabiri Pastor Claude ko tugufata nk'umuntu ukora inkuru z'ukuri
ejo bundi ukaba waramfatishije mu kiganiro unyereka ngo dore ikaze TV Rwanda ibaruye ku mazina yawe ngo ni iyawe. yego Niba uri umunyakuri wakwicaye kuri kamera ukabwira abantu ko nta kazi ufite ukareka kutubeshya ko nyirayo mbizi kaba mu gihugu cya Australia. Juste Ezeke Silva wabonye yanditseho nde ibya Silva ntabwo ari byo ndeba ubu tuvugana. none se ukiranuka TV yakandikwaho Silva yakandikwaho undi muntu kandi ari Ezekeri icyo ndeba icyo nkubaza ni kimwe yego yewe sindi umukozi w'umuntu uwo ari we wese nkora kuri cano yanjye setu si uko nkubwiye mubwiye ko niba uri umukozi ngaho bwose nakwirukana banza wumve niba ndi umukozi uzi ko ari nyirayo nanyirukane 1 2 3 ahita yinkuraho kandi niba ari unyiri wowe uzi nyirayo mubwira zo nyirukane umubwiye ngo kandi umubwiye ngo munyirankabikabi wa nkabari utamwirukana uraba utari umukoresha wa korode barakwirukana cyane amateko hirya wa muto birambwiye oya ntabwo azaje kuri kamera bivugiraho ntabwo uri umuvugizi oya nturi umuvugizi we baye none se twebwe twifitiye amajwi uwaguze kamera yivugiye urumva twikomereze mu byacu Bishop Gerard kamutangariza ubutumwa buriya Bishop ushobora gutangira neza ariko ugasoza nabi cyane bikomeye igihari nta kindi icyo twese twemeranya birashoboka ko koko wari ufite ikibazo gikomeye ariko ntago kugurisha kamera natwe tugira ibibazo abaturage bagurisha amahene bagurisha iki ariko kugurisha impano wahawe ntago ari byiza rero kuba twabivuga nk'uko nawe yavuga ibindi ntago ari isebanya pe najye kuri kamera adusubirizeho twebwe nyir'ubwite waguze yatubwiye twikomereze muri content yacu hanyuma murasa neza mwambaye ubwiza bw'Imana ndetse n'ubw'umubiri murakeye Pastor Justin uyu mugore mwamenyanye mute uyu mugore urumva ni umuhanzi ni umuhanzi nanjye ndo nawe uri umuhanzi yego nibutsa n'abanyarwanda ko bafitiye igiterane gikomeye cyane zabatangariza aho ngiye gushyira hanze alubumu by'umwihariko indirimbo yanjye zigeze muri 3 ziri sekira abantu be bagiye gutungurwa nka Pastor arapa sekira urumva abantu bagiye gutungurwa nyine kuko iyi si abantu babyange bavyemere aho ubonye ukubitiye ko hava ibirayi uhatera isuka rero ntihazagira abatungurwa ariko ndi umuhanzi n'uyu mubyeyi ni umuhanzi kandi ni umuhanzi upcoming yego nje ndi umuhanzi sindagera ko buriya nimba ufite nje mfite indirimbo 20 zikoze abanyarwanda batarumva ariko ziba kukuri nyako baranazumva uko nsanga zimwe ziri muri 5 2 bingaye ariko rero ziraho nzi igihe nzatangira ikintu bita muzika no kubyereka igihugu n'isi muri rusange ko ndi umuhanzi nzi umunsi wabyo yego rero ku ikindi urabizi yuko bimwe muri kampani abahanzi dufite kankoresha iryo jambo uzi ko mbamo n'umuyobozi rero ni ukuvuga ngo twahurira henshi yego ikindi kuba ari umuhanzi kazi akeneye itangazamakuru akeneye aho avugira bya bihangano bye ndetse akeneye n'aho avugira ko afite YouTube channel rero nimba yaraje kuri nyako nkamuhostinga kandi akabavuga ibintu numva nanjye ntago ari igitangaza ntago ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane naho twahuriye yego aho niho mwahuriye niho twahuriye cyane umuntu yakwibaza ngo mufite groupe sinzi niba ari company niba ari association mwagize yitwa abadasigana family yaba ari mu badasigana family cyangwa niba atarimo waba witegura kumwinjizamo cyane kuri n'umujyanama mu badasigana family ntago abarimo ariko ndi kumugira iyo nama bisaba iki se kugira ngo ayigemo urumva abadasigana we tubaza umuvugizi
iyo umaze kubaza umuvugizi aguha oya nawe hari amakuru ufite kuko uri umujyanama urumva ntabwo wajya inama rero ku bintu utazi urumva kujya inama urumva mba mbizi ariko buriya ukuntu ibintu biba byubatse iyo utari umuvugizi hari ibintu uba utemerewe gutangaza bya asosiyasiyo runaka cyangwa kampani runaka mu gihe hari umuvugizi ubishinzwe cyokoze ushobora kwifashishwa mu gihe biri ngombwa ariko nabwo bagutumye yego nabwo nka komite igaterana ikagutuma ugahita uza ukagira ibyo utangariza iki abantu ariko ubu mpise ntangaza uko bigenda n'iki njye naba ninjiye mu cyo bita amakosa naba ninjiye mu cyo bita amakosa ariko ndi kumubwira uko yakwinjira kandi buriya abantu bose baba babibona yego abadasigana family Clementine harya nta wundi witwa Clementine niwe ushinzwe umutungo niwe wa mudamu w'inzobe wo ku Kamonyi ni ku Kamonyi ni Irunda wamuvuga butumwa w'umudamu w'inzobe uriya niwe vice president avuga aho ukira ntari wowe perezida kubera uko numvise ngo chairman ashobora kuba ashaka kujya hanze kwivuza byumvise gutyo bigenda urumva harimo kujya kwivuza kandi bikaba ngombwa ko ashobora no gutindayo bitewe rero ni ngombwa ngo wasigara mu ntuza mu cyuho cyiwe mu gihe cyane gutindayo bitewe ubwo ntibivuze ngo ashobora kugenda akiturira hanze agakorera hanze bibaye gutyo ni umugisha w'Imana byose ni umugisha w'Imana ariko kandi aricyo n'amategeko ahita ateganya ako kanya kuko ntago tuvuge nimba ari kampani ntago kampani ishingiye kuri perezida gusa nanjye nayiyobora nawe wayiyobora yego Clementine cano yawe ubundi nyirizina yitwa ngwiki abantu kugira ngo bajyeyo bayirebe bajye bakurikirana ibihangano byawe murakoze cyane cano yanjye ni mu mazina yanjye n'ubundi n'ubuneza Clementine official hariho ibihangano byiza cyane bajyeho bakande subscribe share like na comment niyo ndirimbo ubona mu ndirimbo waba ufiteho yaba yarahize izindi bitewe n'uko abantu bayikunze ni indirimbo iriho imazeho ibyumweru 3 yitwa ngo ibikoze nonaha yavuga ngo aho wasebeye niho Imana igutabariye aho nasebeye igiye kuhanabarira niho Imana igutabariye kandi ibikoze bose bagihari ibikoze bose bagihari bajyeho bayirebe aho wasebeye hari ubwo yahagutabariye hanyuma abantu bagahita babireba ako kanya hari ubwo baba barasebye ugasebera ahantu Imana igahita yagutabarira bakabibona byarabaye nicyo cyatumye uhimba iyo ndirimbo nagendeye kuri ibyo byanjye ngendana no ku by'abandi mbona hanze aha kuko bibaho cyane n'ibya Justin wari ubizi oya nabyo narinzi Pastor Justin mu ndirimbo zawe hari indirimbo nyinshi ufite zitandukanye niyihe ndirimbo uvuga uti iyo ngeze ahantu kuri stage haba mu giterane haba mu rusengero bantumiye mbere ya byose dore indirimbo banza kunsaba mu ndirimbo za Justin urumva uko imyaka igenda iza ugenda wandika uyu munsi hari indirimbo nk'eshanu ziri kuniganira kuri stage ariko navuga hari indirimbo nakoze ivuga ngo mureke Yesu yamamare cyangwa nkuzi ku kirura kuva amenyana na Justin nawe muri 2014 na 5 yego indirimbo y'ikirura niyo nari ikirura iriya yaje nyine kutarya hiti cyane kubera ko nakundaga kuyiririmba nanjye nkumva ndi kwisenya nakundaga kuyiririmba nkumva nanjye harimo ubuhanuzi bwanjye bituma amera nk'uyanga ariko kuri stage cyane ko buriya stage iyo uyigezeho wiyambaza indirimbo zikunzwe kabiri zishobora kuba ziri muri style yo kwihuta bitewe n'abantu bakuri imbere rero kubera ikirura yari reggae bigoranye ko yahita ifata kuri stage ariko nyine irimo ubutumwa bukomeye bigaragara ku zindi kuri YouTube uko izirusha ariko nka tumwamamaze ni indirimbo iri hejuru kandi yamenyekanye no ku maradiyo nuko baba batazi ko ari iyanjye yego ni indirimbo yitwa nasezeranijwe ni indirimbo ziri hejuru cyane ndetse ziri hejuru nyine ariko hari indirimbo ngiye gusora kuko iri korabo n'umuhanzi ukomeye cyane muri iki gihugu iravuga ngo wanyanjawe izahita izikuraho zose kuko urumva ngiye nkunda gukora ibintu ucecetse niyo mpamvu ubona nyine n'abantu bakunda no kudufataho ijambo cyane ariko dukora ibintu ducecetse rero wanyanjawe izahita izikuraho kuko iri mu buryo buri live ni indirimbo ifite iminota hafi 20 yego ni indirimbo rero izaba ikomeye cyane kandi izanakundwa cyane ndabizi neza indirimbo ifite iminota 20 iminota 20 yes. izindi zigira ine zikagira 5 iyo ngiyo nyine urumva hoye nka mbonye afite indirimbo iri mu minota 18
iyo uri gukora muri ubwo buryo nibutse abantu ko twe ducuruza iyo uri gukora muri ubwo buryo uba ugira ngo byibuze kuko uba uzayikorera mariketingi ikomeye cyane yego uba ugomba kuyikora cyane ko abantu bose barabizi ko ndi n'umufana wa Rayon Sport ubwo rero nuva izaba ifite ntuza ikomeye cyane mu bintu byinshi niya ndirimbo ushobora gukuramo ugashyiramo nk'ibintu by'amatora ukabikuramo ugakuramo ugashyiramo n'ibintu wenda n'igikorwa cyo gutora abayobozi b'ibanze yego urakumva rero ni ibintu bizajya bikorerwamo byinshi mu buryo butandukanye Pastor Justin wicaye neza iyo umuntu arimo arareba ihe baba we ndimo ndabarebera kuri iyi kamera ya Sikitu Gasabo TV irareba neza nahoze mbwira Sikitu ntabwo utubundi kukica nataye Sikitu TV gusa oya Gasabo buriya rero reka mvugire afite amateka Sikitu ni umuntu w'amateka nanjye nageragaho nkakoma Gasabo Sikitu reka mbaze nkubwire Sikitu afite amateka mu karere ka Gasabo ese burya wabuzi ko Sikitu ari umufamiliya ntabwo mbizi uzabimbwira ubwo nzabahuza nimbahuriza mu kiganiro ubwo mwese nzabashakisha hanyuma mwese uyu munsi hari umukameramani n'umunyamakuru wiwe nuko witwa Jeanne n'umusore w'umukameramani Sikitu umunsi yabonetse urumva ubwo Bernard ni kameramani umunyamakuru yitwa Jeanne turi kumwe hano Sikitu ubwo tuzamushakisha hanyuma tuzabakoresha tubahuze ubwo muzatubwira icyo mupfana ese undi aho mvukura hasi ntabwo mpazi numva ko ari Gasabo niba ari ibyumba njyewe ndi wo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango umudugudu wa Ntore noneho rero sasa iyo severe ka tuzayikore turi kumwe na Sikitu noneho rero Pastor Justin hari abantu bangiye mu matwi barambwira ati wabuze ko Justin uriya yigeze kumwambagiza atarashaka Jeanne ati yarambagije uriya mugore bicanye mu kiganiro byaba ari ukuri Pastor urumva njye gusa ngiye kurambagiza ndimo ndarambagiza Jeanne ndimo ndambagiza nari mfite abakobwa 8 narambagizaga umva abakobwa 8 ariko Clementine ntiyararimo cyetse nimba Clementine yemeta kugira ngo bayihuze bazashakane bigende bite ariko uri kumva gushakana na Clementine ntago byaba biteye seseme gusa ikibazo wenda ashobora guhura nacyo urumva ntago byaba biteye seseme ikibazo Clementine yahura nacyo ni kimwe gusa nyine taye ye ntago ziri muri taye nashaka nicyo cyonyine ariko nkaho ubundi kandi wowe ukunda taye zimeze nk'abagore babyibushye nka Sikitu cyane urumva nyine wa mugore ukandagira haba ari nk'umuntu waje we kugusuzugura kiro yego erega kuri iki gihe abantu nuko batemera icyubahiro cyinshi tugira abadamu bakigiramo uruhare bakigiramo uruhare rero buriya urugo rwabuze umugore ruba rwabuze narwo ntiruba ruhari ariko urugo iyo rurimo umugore yego rero ngewe taye nikundira ni taye z'abantu bansumba nyine bari mu biro 90 bafite amabundo kabisa bari mu biro 90 no kuri kwimana rero uyu Clementine ibyo biro sura bibasha Pastor Justin Clementine uri hano ni imbeho uyu nguyu ari mu itumba cyabaye ngombwa ko tujya i Burayi napfa gusa reba ingano yiwe i Burayi kandi habaye abantu bafite taye ziri ku murongo gahunda fresh nka Clementine agahita yisonzesha akajya ku murongo akakora siporo nawe bakamubagaze oya ntabwo bababaga Clementine njyewe nakurikiranye afite TikTok ibaho ibiganiro by'abubatsi ingo kandi niwe ubikora uyu nguyu se yego ntabwo TikTok nyize yego karayifite rwose umugore yakataje nka bazubaka ibintu biri hejuru cyane no mu cyumba mu gitanda se gahunda zose tekinike zose ziriho abasobanura n'abantu nyine batagira uko bigenza ngo bigira uko bigenda nyine uko babigenza ukirangwaho Pastor Justin twakoranye ikiganiro na Muze Sikitu Jerome ariwe muyobozi wa Sikitu Gasabo TV turi kumwe na Clementine mu kiganiro hazamo ijambo rivuga ngo Sikitu arekura Clementine bitewe nuko yumvise ngo ushobora kuba wararyamanye na Clementine byabayeho
rwose sinabeshya ntabwo Clementine ndamugirira irari ni impamo y'Imana n'ubu niyo yankora hehe nta rari nagira ni nka mushiki sinkubeshya na musaza ubwo ni nka Pastor Claude na Mutesi cyane urumva rero ni nka Pastor Claude na Mutesi usanga njye sindagerageza kumusaba ngo anyime Pastor Claude yaramusabye aramwima oya urateganya kumusaba Oui? urateganya gusaba Clementine gute nyine urateganya kumusaba ukareba ko yaguha cyangwa ataguha oya ntabwo mbiteganya gusa nanabiteganya urumva sinabivugira kuri kamera iyo wivugira kuri kamera urumva abantu baba bari kubona ko ndi kubabeshya ariko sinkubeshye ndi seriye ngewe abantu banteza irari sinjya ngendana nabo abaguteza rero ntujya ugenda nabo iyo mbonye umuntu ashobora kuba yanteza nk'irari mpita mwirinda singendane nawe uhita umwirinda ntugendane nawe Clementine uri umudamu w'umuhanzikazi gusa wenda amakuru mfiteyo Clementine we yarankunze yaragukunze ariko sinzi urukundo yankunze ari uruhe nyine kuko yewe Yesu yankunze kubera yuko yewe Yesu yangiriye n'ibimenyetso neza binyereka we. yuko ankunda ajya mpostinga yego ajya anyandikira ntibwakwira atanyandikiye ubwo nyine ndi kugira ngo sikite umutima uze kumuri urumva ajya urashaka ko sikiti nawe umunsi muri iki kiganiro umutima uzamurya cyane ajya ntibwacya ambaza amakuru mu gitondo kuri kw'Imana akambaza uko ndaye akanampostinga ayo ni amagambo ya Jean ubundi niwe akaba yakubwiye agupostinga akakubaza uko kugupostinga si icyaha bitewe n'uburyo uri umukozi w'Imana ushobora gukora ikiganiro ukagira inkuru ukora iyo nkuru igatrendinga ibyo si ikibazo ariko se bonjour waramutse ute wiriwe ute wariye ntiwari ayo magambo rero wenda ntarambwira ko ndi mwiza Clementine Juste umubona ni mwiza cyangwa ni mubi ni mwiza sinawe kubwiye ntabwo ntabwo oya nibyo ndi mwiza twese ndi mwiza Sikitu ntabwo dukorana ikiganiro ntabwo yigeze abwira Sikitu ko ari mwiza urumva yaravuze ngo amukunda nk'uko akunda abandi bose ariko se Sikita ari hejuru y'imyaka senkana njye ndi muri 30 n'ingahe ubwo urumva byahura nyine umujeni n'umusaza ntibyahura urumva byahurira hehe noneho n'ikindi Sikitu ni munini cyane urumva Sikitu ni munini cyane noneho mu bunini bwa Sikitu Clementine Sikitu yanemereye Clementine aravuga ati giye niteguye kugura inzu Nyamata cyangwa ikibanza cyiza nkacyubakisha ariko kanyemera Clementine aravuga ati ntibishoboka mfite umugabo ariko wowe avuze kuri mwiza kandi Sikitu ntihamubwiye ko ari mwiza uyu munsi wa none uretse ko baca n'umugani mu kinyarwanda ngo ukina urya ugahaga ukina urya ugahaga abazomwe ja uwo mugani wawundusha kumenya ibyaho ukina urya ugahaga uvuga ngo ari ukuntu ngo ukina urya ugahaga ariko ko mbona madamu ampamagaye inshuro 20 habaye afite iyerekwa ry'uko wicaranye n'umugore utari uwawe kandi areherekwa uwo mwitabe ndi mu kiganiro mubwire ko turi mu kiganiro na Pastor Claude yego kacashake navuga ko ari umugore mwicaranye Pastor Juste hindukira urebe Clementine ukuntu asa ibintu ushaka gukora ni ibiki ariko Clementine ariko ndebera Juste ndebe hindukira urebe umufasha wawe ariko uzarikora uzarikora ariko uramutse ureba oya nimwireba mu kiganiro umunsi ikiganiro cyasohotse mukireba ukuntu musa muzavuga muti twabaho nitwe bantu ba mbere ku isi ikibazo Clementine ko Juste arimo arakureba akana kijisho utamurebeje kuko mutamwitegereza ariko Pastor yavuze ko njye ntari muri Pastor buri areka nkubwire yavuze ko utari muri uzi impamvu abantu badukurikiranye nyine wenda ni showbiz yego ariko showbiz bigana ibintu bibaho mvuga ngo umugabo witwa Ndimbati mbere yuko ibye na Firdaus biza yarabanje akina muri filime afatirwa ahantu none namwe ibintu murimo murazana hano muri mukina n'ibintu ahangaha kandi bishobora kuzabaho oya ntago bishobora kuzabaho ahubwo abantu bumve yuko turi mu kiganiro turi mu kiganiro abantu bumve ko turi mu kiganiro rero ntakubeshye uyu mugore kureba Juste ukareba Clementine wagira ngo ni couple ntabwo ari
nyine banza wumve impamvu yewe ndimo ndareba hano kuri kamera namwe mwicaye imbere jya ubireba kuri kamera njyewe nimureba ninza kwireba mu kiganiro nkasanga ibintu niterebye ndahita mfata y'itatu amasengesho y'itatu Jeanne ajya kunzira urabusengera iki amasengesho y'itatu n'ayiki reka da igihe cyose iyo umwami yashimaga yatungaga iki inkoni none se yatungaga inkoni atari uko bafashe bahari abakurikirana Pastor Justin yiteguye gusenga amasengesho y'iminsi 3 kugira ngo azabone uyu mugore witwa Clementine aya masengesho Clementine banza buretse se watubwiye ko azasenga aravuze ngo nareba mu kiganiro buretse Clementine buretse umva Pastor Justin uko aravuze ngo niyireba mu kiganiro gisohotse agasanga bimacinga neza fresh ngo azafata y'iminsi 3 none se ariko yatubwiye yavuze ngo umuntu abona ntabwo ariko yatubwiye buretse ahubwo wowe tukwibarize igihe azasenga y'itatu irari rikamufata akagutereta naba aragusenga yita hari ubwo azavana yerekwa azasenga y'itatu ahita abona iyerekwa rimujyana kwa Clementine nibyo Clementine ko azasenga y'itatu wowe uzasenga y'iminsi ingahe mu gusenga ntabwo yatubuka izaba agiye gusengera pastor none azaba agiye gusengera wowe nyine kugira ngo irari ritaza ntabwo yarivuze irari yavuze ko azasenga y'imisi 3 ubundi Clementine kankubaza ikibazo ubundi wishimiye kwicarana nanjye mu kiganiro yego cyangwa we harabyishimiye yabivuze urakoze amashyigo kacikacika rucagu yagera avuga ati amashikacikaci noneho ubwo katuganire sibyo bibaye ngombwa ko nkubera umugabo wanyanga bibaye ngombwa nyine nuko bitaba ngombwa oya wese uzi uti sinakwanga cyane akwa bibaye ngombwa ni udafite umugabo wanya kuba ngombwa no kuba namukunze cyangwa twakundanye nyine biri ngombwa bibaye ngombwa ibibaye biri ngombwa nta mugabo ufite biri ngombwa cyari cyangwa biri ngombwa nta cyangwa si igisubizo wacyumvise Justin we ahubwo abantu badukurikiranye bahaye igisubizo nuko nyine urumva nuko bitari ngombwa bibaye biri ngombwa umva Pastor aravuze ngo ngombwa nta cyanga icyanga ni icyanga cyo mu kanwa ni icyanga cyiki yavuze ngo bibaye ngombwa kambera umugabo nabyanga nanjye mvuze ko bibaye ngombwa nta kintu kidashoboka nta kidashoboka Pastor Justin imiryango irakinze byabaye ngombwa nta kidashoboka ubwo byabaye ngombwa byabaye ngombwa nyine byabaye ngombwa noneho rero ubwo bibaye ngombwa muramutse mwirebye muri kamera ziri hano mukireba uko musa ubwabyo ni ibindi Pastor Justin rero Bishop Gerard na Pastor Mutesi urabona hari abantu bicarana ukabona ko ibintu bijyanye wowe urabona Gerard na Mutesi bijyanye nkuko wicaranye na Clementine urumva wenda nakubwiye Clementine aracyari muto sinzi imyaka ye biragaragara ko akiri muto nanjye rero ndacyari mutoya rero Gerard na Mutesi nabo imyaka barimo barayingayingana iyo couple yabijyanye barambaranye nkuko nyine n'abantu babona twambaranye ubwo rero bibaye ngombwa bakabana nabo nyine byabaye ngombwa nta cyakwanga Pastor Justin kuri mugufi Clementine akaba muremure mu gitanda byagenda bite oya reka dusubize icyo kibazo ubajije umukinnyi w'umupira amenye ikibuga yawugeze yakigezemo kuva kera yego buri uzi ko habaho ubundi mu bahanga bazi kureba abazamu ariko n'undi ni muremure n'ufite ni muremure mu bahanga bazi kureba abazamu buriya mu Rwanda tugira umuzamu mugufi ariko kugira ngo mutsinde biragoranye kandi mugufi rero ubizi nawe neza ko Jeanne atarabyibuha metero 2 yari azifite cyane nahise nisubiza nk'ibitekerezo turabyaye nanamuteye inda abo wayiterewe n'uwundi wari we wese ikindi afite n'ibiri ijana na bingahera ageze mu ijana na 20 ni mushiki wa Sikitu nk'uwa kangahe mu biro urumva asumba Sikitu
rero uri kumva Clementina nimba metero ebyiri mbana nazo yego gusa metero 1.50 ni gute ntabana nayo metero 1.50 ni gute mutabana nayo bayingayingana baraberanye nuko batabana gusa baraberanye nuko batabana gusa nyine ubwo bibaye bakabana nta kitaba nyine nta kidashoboka nta kitashoboka wowe iyo witegereje mu gihe gisa nk'iki DJ Brian yakoze impanuka abantu benshi bahamagaye umukozi w'Imana afatwa te n'abakirisitu bamwubahe bate mu buhe buryo njyewe rero ikintu mbona DJ Brian yavuze ibintu byinshi ariko cyane ko urabizi ko ari n'inshuti yanjye buriya ko we na Jihad ni inshuti zanjye ku buryo bumwe cyangwa ubundi yego ariko DJ Brian njyewe waravuze ibintu wavuze narabyumvishe kandi buriya umukozi w'Imana hava akagera niyo tubonye Bibiliya Eliya yahagaritse imvura Imana itamutumye kandi irabura n'ikimara aragihagarika yego biremera Imana itagize ute itamutumye ku bwa Eliya Imana yicisha umwuma igihugu yego ku bwa Eliya Imana ikuraho ikimeno mu bishanga ku bwa Eliya abahanuzi ba Bayali n'abasheri barapfa bivuga ngo rero umuntu umwe hari ibintu abantu bajya bakinisha wenda ubwo mpise mba moseriye ubundi twari twibereye mu bintu byo kugira ngo abantu banezerwe nyine ariko hari n'umuntu ushobora kubibona agahita avuga uti yamaze Justin amwibitseho oya ndakubwiza kandi uza kubibona uzabibona mu kiganiro amahirwe mfite umugore uzi social media uyizi ibintu byose yego ariko ku muhanuzi umwe wenyine twamaje kubona nimba twizera Bibiliya yego ko ategeka igihugu kigahura n'akaga twamaje kubona ko umuhanuzi umwe ashobora gutegeka yego abaturage bakagwisha imvura igihugu kikagwisha imvura ku muhanuzi umwe twabonye inyanja ikama yego bivuye ku nkoni ku muhanuzi umwe yego Mose twabonye igihugu cya Egiputa cyuzura ibikeri kubera we wenyine rero ni ukuvuga ngo iyo turi hano abantu bamaje kubifata nka showbiz wambwa we urasa nk'inturumbutsi hari n'abajya bavuga ngo uri igihutu man muri comment ngiye ibintu bisigaye biberamo bisigaye bintangaza ukabona umuntu afashe ibintu atangiye kubijyana nko mu ngengabitekerezo ukabona abantu ntazi n'ibyo agiye kwandika kandi iyo mail nta nubwo azi ko yakurikiranwa ikagira ute ikamenyekana nyirayo noneho we agapfa kwandika njye nimba ndi hano mu buryo bubiri ndi hano nka YouTube itunze umuryango wanjye pastor njyewe mbasha ku kwezi gufata ibihumbi birenze 200 yego sibyo mbwira akazi uza amashuri nize mbwira akazi nari gukora nkahembwa ayo mafaranga ntabwo byoroshye na business zubuza ntabwo byoroshye noneho ntihagira umuntu mbwira abafite business zunguka ayo mafaranga mvuga ngo rero iyo turi hano mba ngomba gushaka ikiganiro nakuganiriza basi ukaruhuka ukanaseka ariko noneho nimba tuje mu bintu biri seriye by'ukuri wewe ukaza hano ukabihindura kubera ubufana tukakuganiriza ukabihindura kubera ubufana bwawe ntiwicaye nubwo muba muvuga ngo mukunda abantu ntimubakunda kuko nimba ushobora kwicara ugashyigikira ko mu mezi atarenze 5 Bishop Gerard agurishije kamera abantu baritanze barigomwe hari n'uwamuhaye wenda araburara kugira ngo iboneke nimba yarafite ibyo bibazo iyo basi bakora ikiganiro cyo kumusabira ibiryo kirimo kirasaba ubufasha bwo kugira ngo nawe YouTube yawe ibeho itambuke twavuganye na Ezekiel arambwira ngo nanjye nigeze gushaka kuyigurisha ntago Justin bamuzi wagira ngo bane kubamenye njye Justin ntagurisha ikibanza iyi kamera mfite umuntu wayimpaye n'igishoro yampaye yego yampaye igishoro ngomba kukibyazamo amazu nkabibyazamo n'indi kamera ahubwo iyi kamera yanjye nkubwire Pastor Koro izagura n'iyindi n'iyigihari yego kandi sinzayigurisha urupfu rwose napfa umuntu wese unzi uhereye 2-3 ndi muri ADPR njye nari mfite telefone kuva icyo gihe sindava kuri rezo
ntabwo urava kuri rezo kandi si uko ntaburaye si uko ntabwiriwe bimwe mu ikosa ntakora Yego. aho kugira ngo mbure mega iwanjye baburara aho kugira ngo mbure amayinite yego baburara yego kuko nzi neza yuko ku mayinite no kugira ngo aho kugira ngo mbure telefone amateleviziyo nagurisha ibiki byose kuko nzi ko nshobora kugira ikibazo cyangwa umuntu ari hanze yanshaka kuri online yambura ubona ko abadiaspora baza ari manu yego ni manu ni manu pe ni manu arakureba ubwo akurebye bimujemo akakubura biba birangiye gusa navana interinete uzacunge nunsanga ntari online uzangaye najya no muri butike kwikopesha amayinite ariko ntibyakunda ko ntari online none ugize amahirwe waje hano ubwiye abantu ko nta kamera ugira ukeneye kamera kubw'inkuru n'ibiganiro wakoze abantu baricaye baguhaye kamera baritanze bakoze urubuga iyo kamera umaje kuyibona noneho ikintu kibabaje uyigurishije urubuga rw'amafaranga kamera itamaze n'amezi angahe yego urumva ni ikihe kibazo wari ufite kigiye gukemurwa n'ibyo 300,000 utakwegera umuvandimwe wawe pansi izina ryanjye nawe rikazamuka ku rwego rukomeye nkajya mubwira uti ca bugufi nanjye utarazamuka birenze nicaranye nawe ubu ngubu uzi impamvu ndimo cotora sikitu ni ukugira ngo nzicarane nawe yego kuko sikitu ni umugabo ufite ibigwi ni umunyabigwi urumva ni umunyabigwi ni umuntu mushaka kugendana akagusigira akantu ushobora kuzagenderaho n'igihe azaba atakiriho neza cyane yego yo niyo mpamvu umushotora kugira ngo mwicare njyana n'abantu nshotora no kuri YouTube uretse Jondi muzambona ku Isimbi TV kugira ngo bakweke Jondi nk'ubu naje mvugira Sabe ndamuvugira ndamutaka ntamucagakize yakize kuwa kanga hazaza turamwakiriye Sabe karabaye we Pastor Gisaro mu mugore wa kabiri amuguriye Isimbi TV bangiye kugurira Isimbi TV ariko none se ni Clementi wabyemera wabyemera Isimbi koro nawe wikwijijisha urabona ari iki naha Clementina ngo ntacyemere ntacyemera byakunda nta gihari ntacyo inshuti bakunzi mwari mudukurikiranye rero turabashimiye tubifurize ibihe byiza byuzuyemo amahumbezi menshi Sikitu Gasabo TV Ikaze TV Rwanda ukuri Nyako TV Karamena None TV nibo twari turi kumwe muri iki kiganiro tubashimire mwese rero tubabwire ngo ni karibu kandi ni ikaze ntabwo twabaheza kora subscribe like na comment kugira ngo tugendane muri iki kiganiro Clementina nimero wazitanze yego aha Pastor Juste we ni mu mukenera ahariho hose Juste murahamusanga none ayimbaza nzayiguha uwo ari we wese turabashimiye siwetanze sanje nkabona miliyoni mwana uhita ugura ikibanza turabashimiye Pastor Juste miliyoni turagushimiye Clementina murakoze cyane Clementina ubutaha kanje utuna ariko nibariza Clementina na Clementina urankunda ubu ako simbivuge kangaye nabivuze inshuro ebyiri iyi ni ya gatatu mubaza uti Clementina uzi mu cyongereza uko bavuga ngo Clementina I love me yes I love me musubize ngo I love me ndabashimiye mwese